cyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Haleluya. Habaye hari umushyitsi wenda utazi amazina yanjye, nitwa Maurice Twagizimana, ndi umukristo wa hano. Ndashimira Imana ko Imana iduhaye uyu mwanya, tugiye kumarana akanya gato cyane tuganira ku ijambo ryayo. Bavandimwe, aya magambo dusomye agaragaza uburyo itorero rya mbere yuko Yesu aza mu isi avuka ryari rimutegereje, ryari rimurindiriye, bari muri adventi yabo, nk'uko natwe muri no minsi turi mu bihe bya adventi. Adventi ni ijambo ritari ikinyarwanda, ni ijambo ryaturutse mu kilatini rivuga adventus. Adventus bagenekereje gusobanura, bisobanuye ukuza, kuza. Hanyuma aba batubanjirije iyo bavugaga kuza cyangwa iyo bavugaga adventi yabo, babaga bategereje uzavuka. Twebwe muri uyu mwanya iyo turimo tuvuga adventi cyangwa turimo tuvuga kuza, turimo tuvuga uzaza, ntabwo turimo tuvuga uzavuka kubera yuko yarangije kuvuka. Turimo turavuga uzaza, uzagaruka, ibizaba bimugaruye. Abakristo twese tubiziranyeho, azaba agaruwe no kujyana itorero rye, no kujyana umugeni we, azaba agaruwe no guca imanza zitabera. Njyango ibyo ngibyo ni ibintu tuziranyeho. Nituvuga rero adventi, turimo tuvuga kuza, kuza kwe. Ntuze kumva kuvuka kuko yarangije kuvuka. Haleluya. Nasomye rino jambo. Iri jambo nubwo ririmo ryitwara cyangwa ryisobanura nk'aho yamaze kuvuka, ntabwo Yesaya arihanura yari yamaze kuvuka, ahubwo ni ibyiringiro bari bamutegerezanije, ni ibyiringiro bari bafite byuzuye imitima yabo, kugeza aho iyo bajyaga guhanura yuko azaza babihanuraga nk'aho yamaze kuza. Yesaya arimo avuga ngo ni uko umwana yatuvukiye, ntabwo yari yamaze kuhagera. Reka mbibutse yuko haburaga imyaka igera muri 700 kugira ngo aze. Ariko ibyiringiro bari bafite, ukuntu bari bamutegereje, ukuntu bari bamwifuzaga, ukuntu bari bamufitiye inzara n'inyota, kuko yari yarahanuwe kenshi, ukuntu yari yaragiye avugwa asobanurwa, bari bafite ibyiringiro bidasubirwaho, bagahangara kuvuga ngo rwose yatuvukiye. Haleluya, haleluya. Ndi kugira ngo muri kano kanya gatoya mfite tuze kuba dutekereza ku byiringiro by'abategereza Kristo. Hari ibintu bibiri bidashobora gusigana. Ubaye urimo uvuga ngo hari uzaza, ubaye urimo uvuga ngo hari ugutegereje, ubaye uri muri iryo jambo ryitwa gutegereza, ariko muri wowe udafite ibyiringiro, reka nkubwire ngo utegereza kwawe kwaba ari ugupfa kubikora gusa. Kandi nongere mwibutse yuko ubaye ntacyo utegereje, nta mpamvu nanone yo kugira ibyiringiro, kubera yuko ibyiringiro byacu nibyo mu bizaza, ntabwo ari mu byarangiye, ntabwo ari mu byahise. Biragoye kuvuga ngo umuntu arategereje ariko nta byiringiro afite. Reka nkubwire, umuntu abaye ategereje ariko nta byiringiro afite, biragoye kugira ngo uwategereje azamusanga akibikora.
azamusange akiri muri uko gutegereza. Biragoye ndetse inshuro nyinshi ntabwo bikunda kugira ngo dutegereze kandi uwo dutegereje azadusange turi maso. Birasaba yuko tumutegerezanya ibyiringiro. Haleluya. Ariko kandi ibyiringiro bizima, kuko hari n'igihe abantu bagira ibyiringiro ariko usanga ibyiringiro byabo bafite ibindi bintu biringiye, bafite ukundi kuntu babyitiranije. Muri iri jambo ibyiringiro hari amagambo yandi yongeraho agera kuri 3 hirya y'ibyiringiro bari bafite. Hari amagambo agera kuri 3, ni menshi ariko nahisemo 3 bavugaga agerageza gusobanura uwo bategereje uko azaba ameze. Baravugaga ngo ibyiringiro dufite nuko uwo dutegereje azaza ari umutware, afite ubutware bwose, afite ubushobozi bwose. Hejuru y'imbaraga ze nta zindi mbaraga zihari. Uko niko bari bamutegereje, uko niko bari bamwizeye, kandi niko bari bamwiringiye. Ikindi nahisemo ko twaza kuvugaho, bari bamwiringiye nk'umuntu ufite ubutabera uzaza agaca imanza zitabera. Cya gatatu, bari bamwiringiye nk'umuntu uzazana amahoro, akabaha amahoro babuze igihe kirekire, amahoro babuze imyaka myinshi. Bari biringiye badashidikanya ko uyu nguyu azaza ayabazaniye. Aba bene data batubanjije, iyo bamusobanuraga, haba mu bitabo bafite, iyo bamusobanuraga mu biganiro bagiranaga, barimo bavuga batazaza ari intwari, azaza aca imanza zitabera, azaza azanye amahoro. Wumvaga bamuzi, wumvaga ntacyo wamubigishaho, wumvaga bamusobanukiwe rwose. Ariko natangaye iyo ukomeje gusoma Bibiliya, usanga ngo yaraje ntibamumenya. Yarahageze ntibemera ko ari we. Wa muntu batunze imyaka myinshi mu bitabo, mu buhanuzi, wa muntu baganira buri munsi, wa muntu mu iteraniro ryabo badasiba kuvugaho n'ibyo azabagira n'ibyiringiro bamufitiye. Reka mbabwire ngo yaraje ntibamumenya. Baravuga bati mbese uyu niwe twategereje, ngo ntibamumenya. Hari impamvu batamumenye. Impamvu batamumenye ni uko bari bamwiteze n'uko bamutekerezaga, ntabwo ariko bamubonye. Iyo bavugaga ko ari umutware, afite ubutware bwose, bumvaga yuko azaza akamaraho abantu batavugaga rumwe nabo, ababatotezaga, akamaraho agatsembe. Bakagira ngo iyo niyo misiyo imugenzi, bakagira ngo icyo nicyo kimuzanye. Bakumva araje ngo ubwabo iyi nzu ya Isirayeli yonyine aba ariyo yihera amahoro. Bakavuga bataca imanza zitabera, naza aba bantu batamwemera, aba bantu batamuvuga uko ari, azabatsembaho rwose. Nuko bamutekerezaga.
mu yandi magambo ibyiringiro bari bamufitiye byari ibyiringiro bijyanye n'irari ryabo n'ibyo bifuza n'amarangamutima yabo n'ibyo batekereza gusa. Ariko ngo Yesu ahageze ngo aza ari mugari afite misiyo y'uko isi yose imukwirwamo. Haleluya, haleluya. Ngo aza ari munini cyane, yaba utotezwa n'utoteza bose ababwira ngo mbategeye amaboko, uwemera arinjira kandi arambwirwa. Batangira gutungurwa n'ibintu birinjiye, babona biranyuranye. Ikindi ukuntu bamutekerezaga nk'intwari, bagiye kubona bakabona aravutse, avukiye mu cyaro cy'inka mu muvure ngo nibwo yaryamishijwe, batangira kuvuga bati ubutware nta buhari, ubutware ntabwo. N'ikimenyimenyi yari yinyuriye mu muryango usanzwe kwa Yosefu. Ubutware ngo barabushaka barabubura. Bari bazi ko azaza akabatonesha, kuko aribo basaga nk'aho bamuzi, bamumenye. Abataramumenye akabafata nk'abatazi. Ariko ngo ahageze bamubona n'imbabazi zibabarira n'umwanzi we. Nimubyiruke kugeza no ku musaraba ngo yari agikomeje misiyo ye yo kubabarira abantu. Haleluya. Baza gutungurwa n'uko uko bamutegereje atari kwaje, atari kwaje. Reka mbabwire bakristo, turi muri Advent, turimo turaririmba, turimo turavuga, turimo turaganira yuko Kristo azaza, Kristo azaza. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Twese ku isi turimo turavuga yuko tumutegereje, twese ku isi turavuga yuko dufite ibyo byiringiro. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkwibutse, nguze kugenzura uko umutekereza, uze kugenzura ibyiringiro umufitiye, ibyiringiro umufitemo. Kubera yuko ukuntu iyo twitegereje isi, iyo twitegereje ibi bihe bya none, uri kubona nubwo twiringiye umuntu umwe, ariko ntabwo tumwiringiye uburyo bumwe. Iyo urebye ukuntu abavuga ko dutegereje, tubaho, tubana, wagira ngo ntabwo dutegereje umuntu umwe, wagira ngo dutegereje abantu barenze umwe. Iyo urebye ibibera ku isi, iyo urebye ibibera mu itorero, mu bantu bavuga yuko bategereje Kristo, iyo witegereje neza wagira ngo ntabwo umuntu dutegereje ari umwe, wagira ngo dutegereje abantu barenze umwe. Ndimo ntanga urugero, abantu bategereje Kristo hari ubuzima twari dukwiye kuba tubamo, hari imibereho yari ikwiye kubituranga, hari imibereho yari ikwiye kubituyobora, igaragaza kuko turi abantu dutegereje umwami umwe. Ngiye kubaha urugero rworoshye. Nimurebe abantu bategereje umwami umwe, ntanga urugero wenda ntarenze hano ku Ruhimbi. Njyewe Maurice ndi umukuru w'itorero hano Kicukiro, ndi kumwe hano na perezida w'inama y'abakuru. Perezida w'inama y'abakuru ntabwo yigeze azi iwacu Kirinda
kumbwira ngo Maurice ngwino Kicukiro dukorana umurimo. Njyewe nahagurutse iwacu mu mugambi w'Imana no muri gahunda y'Imana ngo nze gukorera umurimo w'Imana. Ngeze hano mpahurira na perezida w'inama, nawe Imana yahagurukije iwe muri gahunda yayo n'umugambi wayo. Twese duhuriza hano mu murimo, maze iravuga iti ahangaha niho mukwiye gutegerereza nkorera umurimo. Mwese nta bihembo byo muri iyi si bihari, muzahembwa ubwo nzaba nje gucyura itorero ryanjye. Igihembo mufite ni ukuzabana nanjye mu bwami bwanjye buhoraho. Urwo ni urugero nanze rwumvikana kandi rworoshye, ariko nimurebe wenda hano iwacu ntabwo bikunze kuhaba, ariko naho bikunda kuba ni mu itorero rya Kristo. Nimurebe Maurice iyo ndimo mvuga ngo kubera yuko perezida w'inama, kubera yuko umukozi w'Imana dusangiye uku gutegereza, tugize akantu gato gusa gatuma tutavuga rumwe, ndasezeye, ndamusezeye. Mutekereza abantu bavuga ko bategereje umuntu umwe, bategereje umwami, ariko batangiye gusezeranaho ubwabo. Ndagira ngo muze kureba uburyo dutegereza, tuvuga ko dutegereje umuntu umwe, ariko muze kugenzura uburyo tumutegereza, muze kureba ibyiringiro dufite uko bingana. Twebwe turiho turasezerana, kandi ukuntu bimaze kuba bimeze, ukuntu bimaze kwiyubaka, ubu rero ukabona ntacyo bitwaye rwose, wagira ngo ni ibintu bisanzwe, wagira ngo nta kibazo biteje mu itorero rya Kristo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo biteje ikibazo, kandi biteje ikibazo gikomeye. Ntekereza ko Kristo uri mu ijuru arimo areba Maurice na perezida w'inama Eliya barimo basezeranaho, barangiza buri umwe aho yiherereye n'undi aho yiherereye, bakavuga ngo bose barategereje kandi bategereje umuntu umwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ashobora kuba yarumiwe n'ubwo Kristo atumiwe, ashobora kuba reba atereberwa ibintu turimo, ashobora kuba reba atereberwa imikino turi gukina, kandi adiventi irahita indi igataha tukarimba ko dutegereje. Ariko bavandimwe, ndagira ngo uyu munsi uze kugenzura uburyo utegereje. Haleluya, haleluya. Uze kugenzura uburyo utegereje. Birashoboka yuko yazaza ukamumenya, ariko hari igihe rimwe rimwe ndeba muza amaso mu itorero ry'Imana nkavuga ngo niba njyewe, natanze urugero nyine kuri perezida Mbabarire, niba njyewe na Eliya turimo dusezeranaho, umunsi aje kutujyana, ubundi tuzagerayo tubehereye. Nzajya gutura muri karitsiye ya Kimisagara, nawe ajye gutura i Kabuga. Bundi bizaba bimeze bite? Bundi bizaba bisa bite? Iki kintu cyitwa gutegereza, kandi tukaba tuvuga ko dutegereje umuntu umwe, kandi tukaba dufite ibyiringiro ko azagaruka bidasubirwaho. Twari dukwiye kongera kubigenzura, tugategereza uko bikwiye. Haleluya, tugategereza uko bikwiye. Hari abandi bantu bategereje Kristo, ariko Kristo bategereje ni Kristo urangirira mu bintu bifatika gusa. Ibyiringiro bafite birangirira
mu bifatika gusa. Ni Kristo uzaza indwara zabo zigahunga. Ni Kristo uzaza ubukene bugahunga. Ni Kristo uzaza abavuga nabi akabamerera nabi. Ni Kristo uzaza abo batavuga rumwe akabacana. Ibyiringiro byabo naho ngaho bigarukira. Bene bafite ibyiringiro bitarenga aha ngo birenge yuko Kristo ikizamuzana ari ukugira ngo ahari twese tube turi mu mubare wabo yajyana mu ijuru. Aba bantu bafite ibyiringiro bigarukira aha ngaha, reka mbabwire ngo ibyiringiro byabo ntabwo ari iby'ukuri. Iyo ugenzuye usanga bahorana ubwoba bw'ubuzima, kubera ko Kristo bamufashe nk'uwo gukemura ibibazo bigaragara gusa, nk'uwo kurangiza ibibazo bigaragara gusa. Kristo iyo muri sitoke bimeze neza, iyo ubuzima bumeze neza, iyo nta ndwara, iyo nta bibazo, iyo nta ntambara, nta mpamvu yo gutekereza kuza kwa Kristo, nta mpamvu yo gutekereza kuri Kristo. Ariko reka mbabwire ngo Kristo dutegereje ntabwo ari Kristo w'imitsi. Kristo dutegereje ntabwo ari Kristo w'imitsima, nubwo n'imitsima yitanga. Kristo dutegereje ntabwo ari Kristo wo kuza kuducyahira no kudukubitira abo tutavuga rumwe. Ntabwo Kristo dutegereje ari uwo nguwo. Kristo dutegereje n'uteze amaboko, ategeye amaboko isi yose, avuga ngo iyaba n'abariya bakiri mu byaha bari babivuyemo, nkazajya gutwara umugeni wanjye, nabo bamaze kwihana, nkabajyana bose mu bwami bwanjye buhora. Haleluya. Ntabwo ari aba hano, ariko nigeze kubona abantu b'Imana, abakozi b'Imana bategereje Kristo bazamukanye amabuye ku musozi, bageze hejuru barayahirika. Mbaza umwe muri bo arambwira ngo hari umuntu wamuzengereje yari yazamukanye. Haravuga ati cyakoze umutima wanjye ndumva utuje, mfite kwizera kuko Kristo wanjye ni intwari, ndumva muhiritse kandi ntazangarukira mu buzima ukundi. Dufite abakristo bateye gutyo. Kristo n'uwanjye Morise ubwo nagiranye akabazo na Eliya, mu mavuta nibitseho ndajya kumuhirika, muhirikane n'ingoma ye. Bavandimwe, dufite ibibazo bikomeye kandi tubeshya ko dutegereje umuntu. Dufite ibibazo bikomeye kandi iyi si imeze itya ukuntu uyireba, iyi si igoye gutya, iyi si iteye ubwoba gutya, ukuntu ubona ibintu bigenda bihinduka uko bwije uko bukeye kandi birushaho kuba bibi. Ndagira ngo mbibutse ngo niyo si tugomba gutegerezamo Kristo kugeza agarutse. Bikomere byoroshye, ugomba kuyitegerezamo kugeza agarutse. Ikibazo si n'intambara duhura nazo, ikibazo si n'ibibazo duhura nabyo, ahubwo ikibazo ni ingano y'ibyiringiro ufite. Hari igihe ibyiringiro byawe bimarwa n'uko ubona ibyo kurya mu rugo bishize, ariko bagira ngo nkubwire ngo mbere y'uko sitoke wawe ishira, Kristo yagutanze kubimenya. Haleluya.
si ibibazo si intambara, ahubwo ikibazo ni ingano y'ibyiringiro dufite. Abantu bafite ibyiringiro bigererwa mu cibo bishira vuba, ntabwo azasanga bakiri maso. Turasabwa kugira ibyiringiro byuzuye ibigega kugira ngo Kristo azasange turi maso. Ndagira ngo dusenge utekereze muri iyi advent zanyuze imbere yawe ni nyinshi. Utekereze ngo mbese ko ntegereje Kristo uca imanza zitabera, ubabarira akababarira n'umwanzi we, njyewe ndi gutanga imbabazi bingana gute? Ko ntegereje Kristo utanga amahoro, mbese njyewe mpa amahoro bagenzi banjye ku ruhe rwego? Utekereze ngo mbese mbanye nte n'abo tuvuga, n'abo mvuga ko dufatanije gutegereza. Hanyuma dusenge Imana.